Hello guys, mwongeye kwirirwa mumeze neza. Ni Mr Paul nk'ibisanzwe. Ngarutse muri wa mwanya wacu w'amasomo nk'uko bisanzwe cyangwa se nk'uko mumaze kubimenyera. Iki cyumweru guhera ku itariki 18 kugeza uyu munsi tariki 25 na umunsi na amasomo ko tumazemo igihe cy'icyumweru. So nk'aba turi kwigana muri group umwanya mwakomeje kubona ko sometime hagiye kunze kugenda uba ingorabahizi cyangwa se ukabura, ariko niyo mpamvu muri uyu mwanya nshaka kugira ngo ufate umwanya uhagije nk'isomo rya nyuma cyangwa se amasomo nari nifuje guheraho tuyakore mu buryo bwa video, ariko byibuze buri wese n'utarabashije kubona umwanya azajya abasha kugenda ayiga buhoro buhoro uko nawe abonye umwanya. So aka kanya ndagira ngo turebe kuri chapiter tugezeho. Murabizi ko turi muri chapiter ya technical analysis. Chapiter ya technical analysis nk'uko nababwiye ni isomo rifata igihe kinini, ni isomo rifata umwanya. Nababwiye ko kubyiga cyangwa se mu buryo tubyigisha physical cyangwa se iyo abantu bari kwiga physical, ku bantu basanzwe biga physical, iri ni isomo tubigisha hagati y'ibyumweru 8 n'ibyumweru 12, ariko kubera umwanya nyine ari mutoya tugerageza kuba bya ibindi by'ingenzi kugira ngo namwe byibuze bijye bibafasha igihe mushaka kujya muri iri soko bya online forex trading. Akanya tugiye kureba ku icyo twita chart patterns. Chart patterns ni isoko ryiza cyangwa se ni isomo ryiza nako ni isomo rifasha umutrader wese gukora analyse ashingiye ku bintu bitatu twarebye haruguru, cyane cyane wifashishije support level and resistance level, wifashishije ama candlestick, wifashishije za trend lines. Twabonyemo muri trend line ko harimo ubwoko butatu, aribwo down trend, up trend, sideway cyangwa se consolidation. Ikindi tuzarebaho ni ama channels. Ama channels ari mu bwoko bugiye kumera nka support level and resistance level, ariko harimo naho difference ntoya nubwo atari ntoya cyane. So ibi byose ugisanga buri kimwe cyangwa se buri somo rimwe riza ryunganira irindi. Nta kintu kimwe kiza gikuraho ikindi. Buriya niryo banga ryo muri technical analysis, kuko ngiye ushobora gukoresha chart patterns ariko ndakaza gakoresha ubundi bwoko runaka nka support level and resistance level, cyangwa se ndagaza gakoresha ama trend line. Uvuga ngo buri kimwe kiza cyunganira ikindi, ahubwo ikibazo ni kiba igihe twese turi kubona ibitandukanye. Ariko iyo twese turi kubibona mu shusho imwe, ariko umwe ashobora kukibona mu kimenyetso runaka cyangwa se undi akabona ikindi mu kimenyetso runaka, ariko byose birimo mu njyana imwe cyangwa se biri kwerekera mu gikorwa kimwe, aho ngaho nta kibazo bitwaye. So niyo mpamvu habamo gukora analyse muri ayo moko yose navuze haruguru, za support level, chart patterns, price and chart, cyangwa se za candlestick, ukagendera ku ma candlestick, ariko ibyo candlestick zikweretse ugashobora kubibonamo ibyo undi yabonye mu ma support and resistance level. Nuvuga ngo ibi byose bije kimwe kivaho cyunganira ikindi, kimwe kivaho cyunganira ikindi. Ikindi rero irindi banga muri technical analysis, bisaba ngo buri kantu kose ukiteho cyangwa se ugende ukanotifya ahantu kugira ngo kaze kunganira ibindi usanzwe uzi. Yego, uvuga ngo niba nubwo tugeze kuri chapiter ya chart patterns, ntabwo bivuze ngo kimwe kirahita kivaho ukoresha ikindi. Oya, niba uri umenye gukora analyse cyangwa se wari umenye strategy yo gukora analyse
wifashisha support level and resistance level cyangwa se mu bundi buryo runaka, ntabwo bivuze ngo ya strategy yawe uravaho, ahubwo bikomeze muri ya strategy yawe, urebemo niba nta kintu mu byo turi kwiga cyangwa se mu byo ikindi gishya wize cyaza cyunganira bya bindi wari usanzwe uzi. Iyo strategy niba usanzwe uyikoresha ikaguha umusaruro, yiga ibindi ariko byiza bikomereza muri ya strategy yawe. Apana kuvuga ngo ubwo umenye chart patterns ngiye kureka wenda gukoresha support level and resistance level. Izi chart patterns ziza zunganira support level and resistance level cyangwa se izindi price chart cyangwa se izindi price action usanzwe umenyereye gukoresha. So kadutangire rero, nkuko navuze ngo tugiye guhera kuri chart patterns. Chart patterns nyirizina turahera kuri chapter ya mbere yitwa symmetrical triangles. Symmetrical triangle ni chapter nziza cyangwa se ni isomo ryiza, kuko symmetrical triangle ni ubwoko bwo kudrawinga ibishushanyo ugendeye uko isoko riri kuraninga cyangwa se ugendeye uko isoko uri kuribona riri kugenda nyirizina, kugira ngo ubashe kubona ikimenyetso kiraza gukurikira cyangwa se bibashe kuguha ishusho y'ikimenyetso isoko riraza gukurikizaho. Ndabivuze haruguru ati ibimenyetso tugiye kureba cyangwa se izi chart patterns tugiye kwiga ntabwo ziza zikuraho ibyo wari usanzwe umenyereye gukoresha, ariko byiza byunganira. So symmetrical triangle, kuri type of triangles dufitemo type eshatu. Hari symmetrical triangle pattern, tukagira na ascending triangle pattern, tukagira na descending triangle patterns. Ibimenyetso bitatu byose tubisanga cyangwa se akeshi duhura nabyo muri iri soko ryacu, cyangwa se muri technical analysis cyangwa se y'uru gukora analysis online forex trading. Izi technical analysis zose turi gukoresha, ushobora kuzikoresha muri financial currencies, ushobora kuzikoresha muri crypto trading, ushobora kuyikoresha muri statistic. Upfa kuba uri gukora forex trading cyangwa se icyitwa trading icyo aricyo cyose, mu gihe uri gukora analyse, kugira ngo ubashe kugira ngo cyangwa se ubashe kubona icyo uwo wabasha gukora iyo ushaka kujya muri iryo soko ushaka kujya gutradingamo. So pereye kuri iyi symmetrical triangle, ni ikimenyetso dushobora kubona mu bihe bibiri bitandukanye. Symmetrical triangle dushobora kuyibona muri uptrend position, tukanayibona in downtrend position. Iyo ni symmetrical triangle. Naho ascending triangle pattern ni nuza tubona muri bullish position gusa. Uvuga ngo ascending triangle pattern ni ikishushanyo cyangwa se ni ikimenyetso tubona muri bullish position gusa, cyangwa se muri buying uptrend position. Naho descending triangle pattern ni ikimenyetso tubona in bearish position cyangwa se in bearish downtrend position. So kawenda ntanga urugero hano muri boom, muri boom igihumbi muri trading view ya derive, dushakemo kino kimenyetso cya mbere cya symmetrical triangle, cyangwa reka manze ndagize kwisobanura mbere nuko njya muri ntuza nyuma. Chart pattern, symmetrical triangle, turacyakomeje kuri chapter ya chart patterns. Symmetrical triangle is a continuation pattern iyo uyibonye in uptrend, ariyo yiyi ya mbere, iyi ngiyi iyo uyibonye in uptrend, kuko iyi ya mbere navuze ngo ushobora kuyibona mu bihe bibiri bitandukanye, in uptrend position cyangwa se in downtrend position.
iyo uyibonye muri in uptrend position cyangwa se in uptrend bullish expected breakout to upside, nuvuga ngo it websitinga yuko isoko rirakora breakout rikomeza n'ubundi muri position isoko ririmo. For example, hano baduhaye urugero nubwo turaza kurushaka muri isoko bisanzwe. Hano bakutwereka isoko ryakoze uptrend rirazamuka, rigeze ahangaha rikora icyo twita nka up and down, cyangwa se rirazamuka rikora retracement rirongera riramanuka, isoko rirongera rirazamuka, rigeze ahantu none rirongera rikora retracement risubira hasi, mu gusubira hasi ryongera rizamukaho cyangwa se ikora buy. Mu gukora buy hano wabonye ko cyangwa se turabona ko ryakise rikora breakout rikomeza in uptrend position. Nuvuga ngo iyo umaze gukora breakout utegeza ko riragaruka gukora icyo twita latest. Yego, iyo isoko rimaze gukora latest nibwo uhita wespectinga guhita ukora cyangwa se ukomezanya naryo muri ya buy yawe. So ni ibiki ugendera ushaka ino symmetrical triangle, ushaka byibuze two peaks cyangwa se two high level and two high low levels. Izo ziba zihagije kugira ngo ziguhe iki kimenyetso cya symmetrical triangles. Nuvuga ngo two peaks in uptrend and two peaks in downtrend, izo ziba zihagije kugira ngo ziguhe ikimenyetso cyangwa se ziguhe kubona iki kimenyetso cya symmetrical triangle pattern. Iyo tuyibonye in downtrend rero, hano urakutwereka isoko nyirizina muri rusange. Nuvuga ngo ku bantu twajyanye cyangwa se mwakurikiye isomo mperutse kubaho ubushize, twagarutse ku kintu cyo gushaka trend line, kumenya ngo isoko riri kugenda mu kihe gihe. Ibi twarabirebye. Niba utarareba izo video ziheruka, usabwe kuza gusubira inyuma ukabanza ukazireba kugira ngo umenye isomo rya trend line uko rihagaze cyangwa se uko twaribonye. Twabonye ko harimo ibihe bitatu: uptrend, downtrend, sideways cyangwa se consolidation. Hano rero ni igihe isoko riri in downtrend, kuva hejuru ukamanuka riri in downtrend. Ariko nubwo riri in downtrend, twavuze ko ntabwo isoko iyo tuvuze ngo riri downtrend rimanukira ko, ahubwo rikora cyangwa se iyo tuvuze ngo riri downtrend ushobora kubonamo buy sell buy sell buy sell. Ni ibintu bisanzwe cyangwa se ni ibintu mumaze kumenyera. Muri iyo up and down isoko riba riri kugenda rikora, niho ushobora kubonamo cya kimenyetso cya symmetrical triangle, cyangwa se ushobora gushakamo za two peaks cyangwa se za high level ebyiri zo mu ruhande rwa resistance, kongera gushaka high level ebyiri zaho isoko ryagiye rigarukira, ubwo tubifata nka support. Ubwo iyo umaze kubona ikimenyetso rero, nuko expectinga yuko isoko rirakora breakout n'ubundi gikomereza in downtrend cyangwa se muri ya position isoko ryari ririmo. Noneho kuri ascending triangle pattern, nkuko nabivuze haruguru nkizisobanura, navuze ngo ni igihe cyangwa se ni ikimenyetso kikwereka in bullish position, cyangwa se ukibonera muri in bullish position. Kandi nabwo ugahita expectinga yuko niba ukimubonye muri in bullish position, isoko rirakomeza muri wa muryo uyisanzemo. Niba riri bullish position cyangwa se in uptrend position, nuvuga ngo rirahita rikora continuation pattern rikomeze muri bullish position nk'ibisazo. So when you see this pattern performing in uptrend, expect breakout to upside, cyangwa se igihe how it can also be a strong reversal signal bullish.
when you see it form downtrend. Ni ukuvuga ngo igihe nabwo ugisanze, igihe ubonye iki kimenyetso kuri support, yego, igihe usanze isoko riri kuva kuri support, ariko muri kwa kuva kuri support isoko riri kwerekana ko ryatangiye gukora uptrend, icyo gihe uhita wesipetinga yuko hagiye kubaho strong bullish cyangwa se strong reversal bullish, igihe ugisanze kuri support levels cyangwa se igihe usanze isoko riri kuva kuri support levels. Nibyo ibyo ngibyo umaze kuvuga nibyo bari kukwereka ahangaha. Ni ukuvuga ngo hano bari kutwereka ko isoko ryari riri muri in downtrend position, ariko mu bigaragara nuko nk'uyu murongo twaciye ahangaha uri kwerekana ko isoko riri iri uptrend position. Iyo waza guca umurongo hano bari kutwereka ko iri downtrend, ariko bakutwereka ko uyu murongo uri uptrend, uyu nguyu wo hejuru yo uri line, uratambitse. So, bivuze ngo isoko riri kugenda ribyigana rishaka uburyo rizamuka. Niba riri gushaka uburyo rizamuka, rirakora breakout hano hejuru. Nirikorera breakout hano hejuru, ubwo irabiba ni market bambe ni bullish, irabaye strong uptrend. Kuri cya kimenyetso cya nyuma cya ascending triangle pattern. Ascending triangle pattern rero noneho uyu ni isomo cyangwa se niyo twa turiho, nuvuga ngo tuyusanga muri uptrend position nk'isanzwe. Ni example bakomeje kugenda baduha cyangwa se ni example bagikomeje kugenda batwereka. Nuvuga ngo ushobora kuyibona muri uptrend continuation, uptrend position continuation, naho hagenda habamo twa peaks, ugenda ubonamo twa peaks tubiri nkuko nabivuze. Nuvuga ngo isoko niba tuvuze ko riri uptrend position, ntabwo ritarivuga ngo ntabwo uhita expectinga cyangwa se wimagine yuko isoko rirazamukira ko direct. Oya, rigomba kugenda rikora up and down, up and down. Muri kwa gukora up and down niho ushobora kubonamo izi chart patterns cyangwa se izi symmetrical triangles. Muri descending triangle ni triangle igaragara muri in downtrend position. Nuvuga ngo iyo uyibonye nuko expectinga yuko isoko rirakomeza muri in downtrend position cyangwa se in bearish position. Ikindi iyo ubonye iyo symmetrical triangle, nuvuga ngo bivuze cyangwa se bashatse kuvuga ko market yawe iri strong bearish position. So when you see this pattern performing in downtrend, expect breakout to down side. Nuvuga ngo nk'iki kimenyetso muri kureba ahangaha bakutwereka ko hano babonye support, ariko mu kuva hejuru aho isoko ryaturutse bakutwereka ko uyu murongo utukura ukutwereka ko uri downtrend. Resistance are failing in downtrend. Bakutwereka ko resistance yacu bakutwereka ko iri kugaragara nkaho iri downtrend. Nibi kugaragara ko iri downtrend, bivuze ngo market yacu is strong yerekera muri bullish position. Icyo gihe twespectinga yuko isoko nirigera no kuri support, n'ubundi isoko rizakora breakout rikikomereza in downtrend. Hano bari kubitwereka none mu ntuza mu isoko, igihe turi mu isoko hano isoko ryari bari kutwereka ko hakoze buy, ikora downtrend cyangwa se sell, buy gatoya, sell, buy, sell. Ariko muri kwa gukora downtrend handi hagiye habera buy and sell, buy and sell, niho dusanga cyangwa se niho dushobora kwifasha dukora ka kashushanyo ka descending triangle pattern. Mbere yuko tujya hano kuri head and shoulder, reka tubanze tuza turebe ese in reality in the market, igihe turi gukora market yacu cyangwa se mu gihe turi muri market yacu twabibona gute cyangwa se twakwifashishije iki. Urugero tubanze turebe nk'akariya gashushanyo cyangwa se intuza iri symmetrical triangle.
duhere nk'aha ngaha turebe iyi symmetrical triangle pattern ni gute wayishaka igihe uri muri market nyirizina. First of all, hano turahita tubona ko iyi line iyo kuva aha ngaha kuyimanuka kugera aha iri down trend. Niba iri down trend, ubwo bivuze ngo iyi symmetrical triangle turabona nayo igomba kuza iri down trend position. So ubwo tugiye gushaka symmetrical triangle, tuvuge wenda urugero market yavuye nk'aha igera aha, muri kwa kuva hano ikagera aha ngaha, tugahita tuvuga ko tugaspetinga ko ibi ngibi wenda hasi y'aha ngaha nta byari bihari, cyangwa se niyo waza ufashe izi ntuza hano, ni ukuvuga ngo biba bikikugwa kwereka yuko market yawe ikiri strong in downtrend. Tuze nk'aha ngaha naho ni urugero, hano twaba tubonye ko iki kimenyetso tubonye aha ngaha cyaba kiri symmetrical triangle. So reka nze ndebe wenda nka volatility, okay, fate niya none indi pair turebe. Aha ngaha none ngiye kurebamo ikindi kimenyetso runaka, cyangwa se nk'iyi volatility ngiye kuyikora analyse nayo, kandi wenda nyikorera analyse nayo turebe ese niki twabonamo, cyangwa se niki twakoramo expectation yacu. Okay, urugero shaka kuza gukora analyse aha ngaha, ushobora kuza ngahera kuri izi point, cyangwa se kuri izi ntuza high level ebyiri ziheruka za hafi. Kongera nkaza kareba ubwo hano maze kubona izo kuri resistance, nyumva ngiye gushaka izo kuri support. Kuri support ubwo ndaza afate izi ngizi ziri aha hasi, okay. Hano ubwo ikimenyetso nabonye, cyangwa se ishusho y'isoko nuko naba ndibonye, nuko byaba binyeretse ko market hano nabonyemo cya kimenyetso cya symmetrical triangle, aricyo abambe ascending triangle, aricyo iki ngiki cya kabiri. Niba maze kukibona uku nguku rero, nkaba mbona ko market iri in uptrend position, cyangwa se iri strong uptrend position, kandi mu bigaragara ikaba iri kwerekana ko yanamaze gukora that test, iri kongera kugaruka, iri kongera gusubira hejuru. Numva ngo ndahita mbifata yuko iyi market igiye kuzamuka.
ikaza gushaka iyi sapoti bambe iyi resistance ya hano hejuru, nkahita mbifata muri iyi shusho cyangwa se muri isasa. Ubwo hano hejuru ahejuru mbafata nkaho ari yo strong resistance market ije gushaka, ariko nubwo ije kuyihashaka ntabwo biba bivuze ko irazamuka direct. Ntabwo biba bivuze ko irazamuka direct. Ubwo nibyo ngiye kureba, ese nko ku muntu ufite kapitale ntoya ushobora kuyitradinga muri hesasi. Uvuga ngo yo umaze kubona ko igiye kuzamuka igana aha hejuru, uhita usigara uvuga ati ese iragikorera utuntu zo za retracement hagana he. Ubwo ibiraza ishaka aho n'ubundi nkaza nkabikora uku nguku. Ko hano yamaze gukora latese kuri ya ntuza kuri ya resistance. Ubwo iyi resistance tuhita tuyibara nkaho yabaye support nyirizina. Nuvuga ngo niba yamaze kuba support rero, ubwo noneho ngiye kureba ese ahandi hantu ushobora kuzamuka ikongera igasa nk'isubira inyuma ni hehe. Ni ahangaha igasubira inyuma, paka izamutse ikoze kuri ya ntuza yacu. So hano niba yamaze kuba support rero, ubwo naho ndaza mite nikofaminga yuko yamaze kuba support nyirizina. Ubwo iyo support turagendera ubwo ahangaha shaka mpindure wenda ashyireho iri bara. Okay. Ubwo hano ndahita mbona ko market iri gushaka kuza kugana hano hejuru. Niba iri kugana hano hejuru, ubwo entry yanjye uraza kuyishakira muri izi price paka igeze hano hejuru. Ubwo stop loss waza kuza kuyishyira kuri ya munsi gatoya ya support yawe, then setup yawe ukaba urayibonye. Ikindi kandi nkuko nabivuze ngo nuvuga ngo iki kimenyetso twabonye ahangaha, twabonye ko ari ascending triangle pattern. First of all, iki kimenyetso kizarangwa n'iki? Kizarangwa nuko uyu murongo uzamuka uzaba ukwereka ko isoko ryawe riri uptrend position, cyangwa se isoko ryawe riri strong uptrend position. Noneho muri kwa kuzamuka, wa murongo wabonye utambitse cyangwa se ya resistance wabonye, nuvuga ngo igihe isoko rimaze gukora breakout, wa murongo wabonye uhita uta agaciro ugahinduka support. Ahubwo noneho ukabara ko isoko ugiye kwishakira cyangwa se market yawe ugiye kwishakira hano hagati ya resistance ni support level. So katuze turebe ese hano ubundi nta kindi kimenyetso kuri wa muntu noneho utamenyereye. Impamvu navuze ngo iki bimenyetso biza, nta kimenyetso kiza gukureho ikindi. Kuri wa muntu utamenyereye gukora cyangwa se utabashije kubona iki kimenyetso, nta kindi kimenyetso yabonamo. Wende ibi ngibi reka mbisibi. Ahangaha nta kindi kimenyetso waza kubonamo. Tuvuge wenda ugiye gushakamo support level na resistance level gusa. Ntabwo ushobora kubonamo support level na resistance level gusa. Nabyo bwose ni ibintu bishoboka cyane. Tuvuge uraje ufashe izi high level,
ubwo dufashe iyi poet, dufashe n'iyi ngiyi, dufashe n'iyi ngiyi, tubonye ko zimaze kuba eshatu. Tubonye kuri support, tubonye iyi poet, tubonye n'iyi, tubonye n'izi ndetse yewe n'izi. So muri aka kanya noneho bikatwereka ko market yacu iri kugana hehe, ini uptrend. Bya indi navuze ngo isoko riza ryunganira cyangwa se ibyo turi kwiga biza byunganira bisanzwe uzi. So noneho mwitegereje neza, muri kubona hantu navuze ko isoko rishobora kuza kuhakorera retracement rigasa nk'ibisubira inyuma, ya resistance yacu, ya resistance yacu niho iri gusa iri kugana cyangwa se iri kwerekera. Mwayibonye, ngahita mvuga ko cyangwa se ugahita uvuga wimagine cyangwa se wespectinga yuko, ntabwo ari imagination hano nanjye nayivuze nabi, ugahita wespectinga yuko market yawe igiye kuzamuka n'ubundi muri iyi sasi, ariko still strong resistance akaba ari iyi ngiyi market iri kujya gushakisha. Ubwo ahangaha waza gukora iki? Waza gukora buying position, ariko ukaba expectinga ko nirigera hano kuri iyi resistance rishobora kuza gusubira inyuma y'ako gatoya rikabona kongera rikazamuka. So nuko nguko umuntu wese ushaka gutangira uyu mwuga cyangwa se ushaka kuba professional muri iyi industry ugomba kujya ukoramo technical analysis yawe. Mu kanya gato ndaje tuno tureba kuri candlestick patterns cyangwa se na za head and shoulders mu buryo burambuye. Murakoze cyane.